Uyu munsi rero mfite gahunda yo kuzenguruka Goma, nkagenda mu mihanda nkareba activities zose ukuntu ziri kugenda, nkajya mu isoko rya Virunga, nyine nkareba nkajyana namwe mugamerekeza tukareba ukuntu umunsi igoma ubumeze. Muze tujyana. Twagiye rero turakomeza turagenda, ikintu cyadusanganiye ni ukuri, ni ikintu cyitwa isuku. Abantu babona ko ari uruza isuku mana, isuku muri Goma iratangaje. Urabona ko abanyeshuri bari kuva ku ishuri, bari kugenda ahantu hasa neza, ubona ko batuje mana, ibintu nibyo kwishimira pe. Hanyuma twakomeje turagenda, urabona ko mbese activite zose, amaduka urabona ko afunguye mana. Nge nukuri ibintu byandenze, mumbabarire, ariko ibintu byandenze pe. Naringeze ku isoko rero, ahantu naringiye kugura ibintu ngomba gushyira abantu. Hanyuma nkiraho mba mpuye n'umuntu tuziranye, turasuhuzanya, turahoberana, tubazanya amakuru. Hanyuma njya muri quartier, urabona ko no muri quartier hasa neza, umva hasa neza, Goma isa neza. Mba mpuye n'abafana, mbangiye ku mazi, nagerageje mbese kugira buri hantu hose. Ariko nkuko mubizi igihugu cyacu ni cyiza, icyaburaga n'umutekano kandi